umuntu akwiye kumuvugaho iki bigendanye n'imyitwarire muri iyi minsi. Ikipe ya PFC rero ni impamvu tuyavuga aya makipe cyane abiri tukayatindaho nuko ari yazaduhagararira uyu mwaka abanyarwanda ni nabivuzemo kureba nabivuze nemye uyu mwaka makipe abiri dufite akomeye ni Police na APR. Ibyo bakoze birivugira naho bagiye kujya hari ubwo 90 yarangiye ari ubusa ku busa bajya muri penalty batera penalty 5 zibanza ikipe ya APR yinjiza amenye na Police yinjiza amenye. Polisi Isaya Kubune warase penalty hanyuma ku ruhande rwa APR yaraswe na Dauda bagenda biyongeza rero biyongeza hanyuma Lamptey aza kuyirata Bigirimana Bedi na watsinda penalty yari yanyuma 6-5 muri penalty zirindwi zatewe kuri buri ruhande. Yego hanyuma ku kipe ya PFC ngenda vuga kuri no match ya Polisi ubwo ngenda ajya mu kibuga iby'ubuyobozi ndabigiraho nyuma ariko nanahuza na match ya Simba narebye ko umusaruro ujya gusa n'ubundi usa nkaho wose ni nkene impamvu ivuga Mwadri yari yabaye cyane nta twanabivuzeho abafana b'ikipe ya PFC babaye nk'abamukoroga baramubunze cyane kuri iriya match abafana babarengaye ni kunyira abafana bameze nta babangu iki niki biza kurangira n'abashike mu mutwe igikorwa cyiza yakoraga muri match yajyaga kusirebura imbere yabo yanatsinzira penalty rero ajya asa nk'ubereka ngo mwemuze umupira yafashe utukira arushyira ku mutwe wawe asa nk'ubabwira ati mwambonye hanyuma rero icyo navugaga ikipe ya PFC muri no mikino ibiri heruka gukina inakomeye hari ikintu nyeretse kuko ni imikino bavuga ngo iyo gutegura match ya Zamu hari match ya Simba yo kuri Simba Day ndetse match ya Police ikintu zino match zihuriho cya mbere denominateur komene no kukipe ya PFC ari ikipe twabonye ko itagira pressing yanta ntabwo pressa umuntu bari gukina uwo ari wese na equipe umutoza Delkonovic reka mvuge ngo nabagenzi be ira timu ngari y'abatoza bizerera mu kudefanda nyine mu kuba bagira gute bakugarira iyo rero sinyibona nk'intwaro yakugira gute yagufasha mu rugamba rukomeye ugiyemo kuri TV10 no kuri YouTube channel murabona penalty rwanda rwa APR na Police yego uyu ni Dauda ugiye gutera penalty yahushije yego yahushije niyo mpamvu rero kuri no mutoza abantu batangiye gushira akabazo icyo ni kimwe ku mitoreze uburyo ikipe ya PFC toretse cyangwa se tojejwe ntago abantu kuri no mazero match ebyiri batangiye kugiramo ikikango hanyuma ikindi tujye kubyeyi n'abakinnyi Hitimana rutangira kino kiganiro cyane cyane kuri tuvuga kuri match ya APR twavuze ati ikipe ya PFC yaguze abakinnyi bashya batandatu ni 6 barindwi ariko umutoza nubaka 12 niba kugeza ubu ngubu turi kubona ko umukinnyi ubanzamo dufashe overall numwe mushashya ni Dauda wenyine abandi batanu bashya barindwi abandi batandatu b'abanyamahanga bose bari kuri bench abandi bari no mu bafana by the way abari kuri bench nabo barampute ndetse na Mamadusia ndetse na Aliswan bo bajya basimbuye ko bose baranakinye bagiye basimbura byumvikane yuko nabo watangira gutekereza ikindi kintu esa PFC yaguze abakinyi b'abanyamahanga bo ku rwego rwo hejuru banyabo 100%. Yego cyo nka Police turavuga ngo yari ifite Rija agomba kubanza mu dusanzwe tuzi twabonye mu defense w'umuhanga nuko nyine bimeze ese no mutoza uri kubi mu mwanya ese umutoza nanone watekereza kugira ikintu yakima umwanya abakinyi b'abahanga ngira ngo kuri APR onfete hari ibintu nkabingaho umuntu yagarukaho abafana ba APR bagomba kumenya ibi ni nako kuri 1 ikina abafana ba APR bagomba kwakira ni ikingiki cyangwa abakunzi ba APR nta gikuba cyacitse impamvu ni yingiye championnat ntiratangira batwaye Champions League ntibarayikina APR iracyafite amahirwe nk'ayandi makipe yose muri Champions League APR iracyafite amahirwe yo gutwara championnat nk'andi makipe nta gikuba cyacitse icya kabiri muri statistique umutoza bita Delkonovic amaze gutoza match 8 kuva yakandagira ku butaka bw'u Rwanda harimo Sekafa match eshanu harimo match ya Police Amikare ifungura Stade Amahoro harimo match y'igikombe cya Super Coupe na Simba Day harimo na Simba Day ndagira ngo mabwire ngo mu minota 90 umutoza wa APR muri match akinnye 8 atsinzwemo match imwe ya Simba mu minota 90 yatsinzwemo match imwe ya Simba yatsinzemo match we mu minota 90 yatsinzemo match eshatu match enye eshatu harimo ebyiri za Sekafa harimo n'iya Police yatsinzemo match eshatu yanganyijemo match ndumva ari match Sekafa yatsinzemo match ya Singida
yatsinze mu match ebyiri nimwe ya Sudani y'Epfo n'ebyiri kongeraho ya polisi n'eshatu amaze gutsinda amaze kunganya match 3 uyu mutoza. Mu yandi magambo statistique ziwe ntabwo ari mbi, turemeranya Kanyizo ariko sina nziza ariko nanone yego atakaje ibikombe biri hanta ibikombe arabitakaje ndi kubyumva ndimo ndababwira statistics z'uyu mugabo simbi ariko sinziza ku ikipe ya APR profile ya APR ariko sina nziza cyane nibyo mu yandi magambo impamvu nkoresheje statistique niki niyizi nukugira ngo atagira umufana wa APR wumva ko igikuba cyacitse cyangwa se hari ibintu bya donc byamaze kure amazi yamaze kurenga inkombe. Ni umutozo ufite imibare imivugira. Ikindi mvuga kuri uyu mutoza Darikonovic, one ni umutoza mushyashya, squad afite y'abakinnyi ba APR ni bashya, guhuza ikipe kugira ngo ititanga ibyo yifuza ntabwo ari aka kanya, ntabwo ari ibyumweru bibiri amaranye na ekipe, ntabwo ari ibyumweru bitatu amaranye na ekipe. Uyu mutoza wa APR abafana ba APR bazatangire kumujajinga ryari, ni nabwo nanjye nzatangira kubwira neza amazi ari inkombe cyane, nzatangira kumujajinga kuri match ya Azamu arere tour, kuko champion yo nago wajajinga umuntu muri fazari tubushobozi bwo kwitwara kimwe nabandi barazitwaye. Uyu mutoza ndatangira kumushyira ku munzani igikombe cya champion match ya Azamu match ya Azamu are ndetse na match ya retour equipe ya Azamu araza kwitwara gute. Niyo mpamvu nibyo birababaje APR gutakaza Sekafa, nibyo birababaje APR gutakaza Super Coupe, ntabwo bishimishije, ariko none ndibutsa abafana ba APR akakana muribuka ko nubwo abitakaje atigeze atsindwa mu minota 90 muri penalty, hakora icyo bita factor chance. Uyu Ramte wayitsinze kucyagera mu none anta nicyo kindi wakibaza. Uyu Ramte wayitakaje ejo bundi kuri polisi niyo wayitsinze kwa Ibenge. Uyu Ramte wayitakaje niyo wayitsinze kuri match ya finale ya Red Arrows. Ariko icyo bita factor chance niki muri penalty irakora, byakunze kuri wowe, byakunze kuri polisi, kuri APR byanze, byakunze kuri Red, kuri APR byanze, kuri peno. Mu yandi magambo APR icyo mvuga ni kingi kirero Kanyizo ngewe icyo nabonye one numutoza nemera ko ari umutoza ku kijyanye no kwinjizwa Kanyizo biragoye ko wapfa kumwinjiza uko bishaka. Niyo mpamvu natangiye nkubwira ngo APR ibitego byinshi maze kwinjizwa kuva no mugabo yakandagira kuri ubutaka bw'u Rwanda ni ibitego 2 Simba yinjije, nta yindi kipe irarenze ibitego 2, ni igitego kimwe, ni 0-0 niki. Aho uyu mutoza agomba gukora wa APR agomba gushyira imbaraga ni hehe Hitimana na Kanyizo kubwanye nka anta ni iki gice cy'imbere kiwe gisatira. Ni no mpamvu match ya polisi Kanyizo nge nakubwira ngo iki gice cy'inyuma kiwe nicyo cyahawe, nicyo naha amanota menshi. Yunusu na Muhano amanota menshi yitwaye neza, Krema na amanota menshi yitwaye neza, Claude na amanota menshi yitwaye neza, Kajyaje na amanota menshi yitwaye neza, Dauda na amanota menshi yitwaye neza. Ariko iki gice kirimo baruboneka ba Ramazani, ba Gilbert Barafinda, ba Muzungu, ba Mbaoma, iki gice ntago kirimo gutanga ibyo kigomba gutanga 100%. Hari impamvu ebyiri. Hari ukuba iki gice gicyubahiriza konsigne z'umutoza akaba babwira ngo mukine muri ubu buryo nyenda shaka ibingibi, twebwe turi hanze tukaba wenda tutabizi. Icya kabiri, hari ukuba iki gice kidatanga ibyo kigomba gutanga 100% Hitima. Harimo kugabura imipira, harimo gutera imwizamu, harimo donc gupressinga nkuko bakanyikumburyo Kanyizo yagiye bigarukamo. Iki gice ni cy'umutoza agomba kwigaho. Nge nakubwira n'indi prediction none reka nyikubwire kandi zabayo. Simbi kubwiye turi hano. APR ni yinjizwe ibitego byinshi kuri Azamu Kanyizo nk'ibyagiye hejuru ya 2 muri match zombi nizabira chamanzi zero. Uko namaze kumubona ikintu bita icyo bita bloqueo ni ibintu bije, icyo cyo yamaze kukimaximiza. Etape ya kabiri umutoza agomba kujyaho nyuma yo kubaka iki kintu gikomeye, agomba kujya kuri etape yo gushaka uburyo none yinjiza ibitego byinshi, kuko twamaze kubona ko gutanga imipira kuri iki gice cya APR cy'aba distributeur ntikirimo gukora 100%. Agomba kugikoraho cyane. Iki gice kibarizwa muri Serifate de Baracyo cya attack, aba bantu batatu, aba winga babiri n'uyu mu pointeri bakene gucreate uburyo bwinshi ndetse no gushyira mu izame ibitego byinshi. Aba bapaseri bari inyuma hano 6, 8 n'10 bakeneye akazi gakomeye. Niba Ramazani naruboneka batarimo kubikora neza,
Lamine Ba umunyamara arahari, Ramta arahari, bahabwe time byange byagaragaye. Aba bawinga hari Godwin Odibo, hari Chidiebere, hari Mamadou Sia umwataka, bahabwe time. Niba Mbawoma atarimo gutanga ibisubizo, aba bawinga niba Gilbert n'umuntu bita muzungu batarimo gutanga igisubizo, Godwin Odibo na Chidiebere bahabwa umwanya. none se ntariko nkubaza nubwo navuga ngo basa nk'abahawe umwanya bitinze. Ngiye kubaza byagombye kuba bigeze kino gihe ikipe ya PRFC igiye isigaje iminsi 4-5 ngo cyane ikipe ya Zamu hakibazwa ibyo bintu. Ubundi n'ibisubizo byarabuze imbere harimo rotari itabaho, harimo imyitozo retari, ariko nibyo navugaga ngo hatagira umuntu ushuka abafana ba PRFC ngo imitima ivemo. Nabonye n'ama interview bahamba, nta kintu namazi nararenga inkombe hitimana, reka tumuha umwanya nawe. Ngewe icyo navuga muri uyu mwanya muto kugira ngo tujye kwamamaza, APR niba nibuka neza yerekanye no mutoza ku itariki 21 z'ukwezi kwa gatandatu cyane, tariki 21 z'ukwezi kwa gatandatu. Ubwo tubaze iminsi ishize kuva Darkonovic yahagira agahabwa izi nshingano, n'ukwezi n'iminsi n'iminsi nka 18 gutyo, sibyo Kanyizo? Yego, turafata iminsi y'ukwezi kwa 8 12 twongera ukwezi kwa 7 kose iminsi 43, twongereho n'iminsi 9 y'ukwezi kwa gatandatu. Ubwo ni iminsi ngahe? Iminsi 52 amaze muri APR, hafi amezi 2. Nakuvuga ngo nk'umutoza nta kintu Darkonovic yakaba yatazi kubirebana na equipe afite ubu ngubu, cyane ko pre-season yagize yakinnye Sekafa match 5, akina match ya Simba Day. Sekafa twabara nka pre-season, itima cyatwayibara nka competition, kuko hari sinabibara nka pre-season kandi yarashimye yatumye igikombe, ariko bari muri cadre ya pre-season. Kuko nk'iyi impamvu nuko season nyine, impamvu ngize pre-season nuko season ntiratangira. Yego anta ibyo waruvuze byuko hari ikizere umufana wa APR yagira ko ntari rarenga, hari uburyo nakumva, ariko nanone ntibikureye ku mufana wa APR wagira impungenge kubera ibyo amaze kubona, nawe namwumva. Yego ko burya irijya kurenzarira abanza aho rwose ndi mu murongo wawe. Uyu mutoza buriya kuba taratwaye igikombe cya Sekafa ikirangira, ndabizi neza ko 90% natwe ubwacu abanyamakuru turimo twaravugaga tuti ntabwo ari bibi ku ikipe ya APR n'umutoza wayo n'abakinnyi bashya. Atoje nishanwa rya mbere yitabiriye, ikipe yigejeje finale, atsinzwe kuri penalty ni malchance, ariko nta kibazo. Ariko noneho ikintu kiri gutuma umufana wa APR agira ikintu impungenge ni ibyakurikiyeho nyuma. Performance yagize kuri match ya Simba Day, ntawe Simba itatsindira uwanje wa Mkapa, nta numwe, ariko uburyo yatsinzwemo nibwo buryo bwatumye benshi bongera kwibaza, noneho bisa nkaho byongeye gufata indi ntera kuri iyi match ya Police. Mu birebana na resultat mu mikino 8 bavugaga, ibirebana na resultat ntabwo ari resultat mbi cyane zo guca igikuba, ariko ku ikipe ifite profile nk'iya APRFC ntabwo ari resultat zo kugira ikintu cyima. Na target bihaye, icyo ni kimwe ni kuri kote ya resultat. Yego Ucya kabiri performance, buriya resultat zishobora kuba mbi, ariko byibuze performance ikaguha ikizere cy'ahazaza, ikakurema mu mutima w'ahazaza, ukavuga uti ahazaza ni heza. Ibirebana na performance ari nacyo kintu kiri gutera impungenge cyane abafana ba PL. Performance ni mbi, romance byombi ni ibintu umuntu wese ya questioning wakurikiye imikino n'imikinire ya APR. Kuko niba dusubije amaso inyuma tukareba nk'irushanwa rya Sekafa APR yitabiriye, muri match 5 zose APR yakinnye, APR
tuyita ko iri mu makipe meza ya Sekafa, ariko nanone bigatera impungenge mu rebana na performance imikinire mu kibuga. APR irakinite, APR muri izo match 5 abakinyi bayo nibo babaga aba mu match, abakinyi b'umukino. Ariko ndagira nkwibutsa ko abakinyi babaye aba om di match uko ari 5 bose ni abakinyi ba defenseur n'abakina hagati bugarira. Hari match ebyiri zabayeho man of the match n'abakinyi babakina hagati bugarira bakaseri Dawuda ndetse na Rwanga. N'izindi match ebyiri Claude yabayeho man of the match kabiri ndetse na Kirema man of the match. Ibi rero bisobanuye iki? APR ni ikipe mu mikinire ntabwo iri balance. Ante yabivuze neza. Umutoza Darikonovic identité ye akina football iri defensive, akina ngo defense niyo priorité kuri we, ariko bikaza kurangira nacyo gisobanuro cy'imikinire. Sinzi ndi mu byumva neza. Darikonovic ni umutoza mwiza gukina kuri block ya rugarira neza, ntinjizwa byinshi. Ariko urakabutinjizwa byinshi, ariko byibuze muri departement offensif ugakereye uburyo bwinshi, nubwo tatsinda byinshi ugatsinda bijya, ariko waremye n'uburyo bwinshi. Par contre se ko APR imeze mu birebana n'imikinire, APR ni ikipe iri unbalanced, ni ikipe itari balance ku gice cy'inyuma n'igice cy'ubusatirizi. Kuza rero uri dari gukambira ngo nugarira neza sininjizwe ibitego byinshi, ndagira nkumenyeshe ko APR na sezishize yari yo kipe nziza defensivement, niyo kipe itari yarinjizwe ibitego byinshi. None nanakwibukije si cyo APR igukeneyemo, si cyo yakuzaniye, si cyo abafana ba APR bagukeneyemo. Niba ari ibyo ngibyo kudefanda neza, APR barayihaye hari ingingo cyangwa bakayihakasa. Ariko icyo bazaniye Darikonovic ni umutoza bazaniye kubaka APR ikomeye ihangana bitari muri shampiyona, ahubwo ni kipe ihangana ku ruhando mpuzamahanga. Yes, ntago byaba mu mwaka umwe, ibyo ndabyumva neza, ariko byibuze intangiriro depart yiwe imeze itira atanga ikizere. Arega niho dufite ikizere, hari ikizere turi kubona mu kipe ya polisi ko hari ibyo tweretse kuri match ejo bundi. Yes, kandi nayo ni nshyashya imeze nka APR nayo, bose niba bafite abakinyi bashyashya. Icyo nasoza mvuga rero, navuga nti umufana wa APR waba ufite impungenge bitewe n'ibyo amaze kubona, nge namwumva. Ahubwo Darikonovic akaba ari ufite inshingano zikomeye zo kuba yashaka ibyo akora kugira ngo yiyunge nabo. Ibyo nta kuntu azabikora no gusezerera ikipe ya Zamu. Nuvuga ngo niba adasezerera Zamu muri Champions League, wibabwira ngo ugiye gukina shampiyona, ngo ntugiye gushyira imbaraga zose shampiyona. APR yakinnye shampiyona, abatoza bakageramo hagati bakagenda, abasigaye nka interim shampiyona bakayitwara, na kapiteni wayo ushobora kumuha inshingano zo gukina natoza shampiyona mu Rwanda akayitwara. APR afite kubigena shampiyona ntabwo ari igitangaza. Shampiyona kuri APR ni ikisi. Mpamya ko APR ijya ku isoko Kanyizo ikagura abanyamahanga 7 bakanayihenda uko twabyumvise, ikabatanga amafaranga angana kuriya. Umwaka ushize yari yaraguze abandi, ubu ikaba ifite abanyamahanga 12. Ntabwo ubuyobozi bwa APR buri gushaka kubaka APR itwara igikombe cy'agaciro ka $25 cya shampiyona. Barashaka APR yo ku rundi rwego, APR ikompeta ku ruhando rwa Afrika, APR mu marushanwa nyafurika yitwara neza, igera kure, wenda gutwara ibikombe n'ibindi. Ariko rero niba turi kubona umutoza kinarya, APR yaguze abakinyi benshi bashobora gutuma wenda ikipe ikura icyo kintu cya unbalance mu mikinire, ubwo abakinyi mvuga ni abakinyi bakina hagati bakereye banasatira. Kuki abo bakinyi umutoza atari kubakoresha? Aho ngaho nanyu mbajije igisobanuro ntabwo nakibona. Impamvu Chidebere tutigeze tumubona, impamvu Godwin Odibo tutigeze tumubona, impamvu Lamine Ba tutari kumubona, impamvu Richmond Lamptey turi kumubona iminota mike, ibyo ngibyo ndacyafite umwanya wo kuzagira icyo mbivugaho. Sindamenya niba ari ikintu nakwegeka ku mutwe w'umutoza cyangwa se niba ari ikintu nashyira ku buyobozi bwaguze abakinyi. Ku bushobozi bw'abakinyi birashoboka. Birashoboka ko umutoza abareba akabona ntabwo bari ku rwego yifuza, cyangwa se bikaba ko umutoza
adashaka kubakinisha gusa petetere kuko wenda atari we wabaguze cyangwa se ariko sinzi aho ngaho nashyiramo icyo kwibaza kuko Dawuda se niwe yamuguze sinzi niba ari umutoza yagiye abigaruka avuga ko wenda ngo bataragera ku rwego yifuza nta mutoza wakwanga gukinisha umukinnyi abona mwiza witonda mu myitozo. reka dusoze kuri ikipe ya APR rero njye nsoza Kanyizo nta zindi discussion nta yindi mishyikirano kuri match yazamu kabisa. uyu mutoza niba adasezereye azamu muri Champions League Sapere umubano we n'abafana uzaba ucitse petetre n'ubuyobozi uraba ubaye cut kuko champion ntayivuge rwose uraba ubaye cut yego kandi kubyo ndi kubona Anta bivuze neza wigeze kuvuga kuri azamu uvuga ko ari ikipe ikinika ibyo APR kimana no gutombora twanayihaye n'ubutuma turavuga tuti ikipe utomboye urayirusha amateka muri Champions League ukayirusha amateka muri Confederation Cup ukayirusha amateka mu gutwara ibikombe. Kwa turero si ikipe mugiye guhura ari wowe underdog wowe ya APR ariko ibyo turi kubona mu kibuga ibimenyetso turi kubona imikinire ya zamu ngi sinakangwa no kuvuga ngo yatsinzwe bine na Yanga ku munsi w'ejo nkompa ya makipe yombi ndutanga amahirwe navuga ko nayaha zamu kurusha APR ngewe ni jewe wangu APR rero ku bafana bayo abafite impungenge nabumva ariko nanone ikipe irabakeneye mutoza aracyabakeneye iyo support niba hari n'abari gutegura urugendo rwo kujya muri Tanzania bategura urugendo ari benshi cyane nabonye bafite gahunda yo kujyayo ari benshi kabisa rwose n'abatari bafite icyo gitekerezo bakigire baherekeza ikipe yabo muri Champions League kuko ntekereza ko izaba bakeneye cyane cyane imbaraga zabo muri Tanzania ariko nibiba ko APR nta kintu ikoze muri Champions League igakurwamo nazamu nge niteguye ko ubuyobozi bushobora mu buryo buzaba butunguranye cyangwa se budatunguranye kuzashaka uburyo bwiga ku mikomerezanye n'uyu mutoza. Icyo ni kimwe. Hanyuma reka tuve kuri APR FC gusana tugiruka kubera ko match yayo iri ku munsi w'Icyumweru saa 9 irasubukura imyitozo bitegura urugendo rujya muri Tanzania. Match ya 2 ku Cyumweru saa 11 ku Cyumweru Chamazi saa 12 zo muri Tanzania 18 18 saa 12 za Tanzania saa 11 za hano mu Rwanda. Tuzagenda tuva kuri no match ni bande bazagenda gahunda zose kubera ko ubwo uno mucitso wakurikirana mu buryo burambuye. Hanyuma